Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo babigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Nari narirutse ahantu hose narakoresheje ariko wumve ngo byari byaranze. Gusa aho namenye Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Muri Eric Tech Limited tubafite ibikoresho byose by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa ngendanwa cyangwa se laptop ishobora guhera ku giciro cy'ibihumbi 120 by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Dutanga amahugurwa tukanakira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse n'ibindi. Dusanga aho dukorera Kimisagara hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Nimutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza. Ndavuga wowe ukomeje gukurikira BTN TV mu nkuru zacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye bicangaha. Nizere yuko mukomeje kumererwa neza. Bya biganiro byose byatambutse ndetse n'ikiganiro tubimenye twinjiyemo kano kanya. Hirya no hino twakomeje kugenda tuganira n'abantu batandukanye bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Ibikorwa dushobora gukurikira n'amaso yacu tukaba twagira ibyo twigamo bishobora guhindura ubuzima bwacu bwabo bwa none ndetse n'ubwahazaza. Ibi birumvikana neza yuko bamwe mu babasha gukurikira ibiganiro dukora bashobora gukuramo umurage bazaraga abana babo. Mu bihe bitandukanye bwo twaganiraga n'abantu hari benshi bagiye bagaragaza yuko bashobora kwifashisha ubwonko bwabo kandi ari abanyarwanda bakavumbura bimwe mu bikorwa bisa neza n'iby'inzobere twagiye twumva hirya no hino mahanga. Ni nyuma y'igihe kirekire twumvaga yuko nta bikorerwa i Rwanda bishobora kuba bimeze neza cyangwa se biri ku rwego rwo guhangana ku isoko mpuzamahanga. Birasa n'ibikigoranye cyane kubera yuko uganiriye na bamwe mu bakora bino bikorwa bakubwira yuko bigihabanye kubera yuko kubona ibikoresho byo kubiteza imbere kubikora bigasa neza ku buryo nyine byabasha guhangana n'ibyo biva amahanga n'ubundi hakirimo imbogamizi. Bavuga yuko kuba bimwe mu bikoresho bifashisha n'ubundi bigomba gutegerwa indege iyo ari imbogamizi ikomeye cyane ku mpamvu nyamukuru zituma bamwe mu bana b'abanyarwanda batigaragaza mu bikorwa babasha gushyira hano ku isoko. Hagiye haza n'ikibazo cy'uko bimwe mu byakozwe n'abana b'abanyarwanda mu cyo twakita gahunda ya Made in Rwanda n'ubundi bugisanga ibiciro byabo biri hejuru cyane. Twaganiriye n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, ubukorikori bushingiye ku mashanyarazi yewe n'ubukorikori bushingiye ku bimera cyangwa se ibidukikije muri rusange ariko bishobora kubyara ibyo twifashisha byatugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikiganiro tubimenye nta ruhande na rumwe twigeze dusiga. Ariko mu bihe bitandukanye twakoragamo kino kiganiro twagiye tuganira n'abantu babasha kureba ibyo bari gukora ndetse bagira n'akanya gahagije ko kubitekerezaho kubera yuko ari imishinga babaga bize bakoresheje amaso yabo. Uyu munsi mu kiganiro tubimenye turaza kuganira n'umwe mu bagabo bari mu mujyi wa Kigali batunzwe no gushushanya. Ahangaha ni na nyuma yuko hari abandi batandukanye n'ubundi twagiye tuganira bakora kano kazi mu buryo bwiza cyane kandi babikora neza cyane. Gusa hirya no hino mu gihugu hari abantu bafite ubumuga nyine bagiye kubona bakabona bibaye uko nguko. Bamwe bari ku mihanda bagira ngo barebe yuko bahabona amaramuko, ni mu gihe kandi hari abavuze yuko nubwo batabasha kubona ariko hari icyo babasha gukora. Niyo mpamvu twasuye umwe mu bagabo b'abashushanyi batuye muri uno mujyi wa Kigali babikora ku buryo bw'umwihariko kandi uburyo budasanzwe. Birashoboka yuko ufite amatsiko y'ukuntu bigenda ku buryo umuntu utari bikintu na gito ushobora kumuha ishusho yawe akicara akagushushanya neza ukaza nta kintu na gito yaguhinduyeho cyangwa se yakwangijeho ugendeye ku kuba wenda yaba atakubonye neza. N'ubundi ibi ni igitangaza ariko niba ukurikiye ikiganiro tubimenye uraza kubibona. Rugamba ni ugusuza kandi unagabaye ikaze mu kiganiro cyacu cya kano kanya. Hanyuma kuri kamera zacu murabona ko hicayeho umusore, murabona ibikoresho bimukikije cyangwa se nkuko muri bukomeza kugenda mubona mu mashusho mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ni bimwe mu byakoze ikiganiro tubimenye dusura bamwe mu bantu bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa cyangwa se bagaragaza yuko bakora ibishobora gutuma twiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nagiye nganira n'abantu bagiye bakora ibintu by'ubugeni cyangwa se bisa n'ibyo uno mugabo nawe akora cyangwa se ari gukora ariko no mwihariko cyangwa ushobora kwibaza ati kuki no munsi twongeye kubona ikiganiro kigiye gusa n'ibyo wari warakoze Rugamba. Biratandukanye cyane. Uyu mugabo muri kubona ushobora kugira ngo ari kukubona n'amaso yawe ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo abasha kukureba aho ngaho uri ariko ashobora kugushushanya
ushobora no kumuhereza ikintu akagishushanya nyamara ntari kukubona mu buryo bwumvikana afite ubumuga bwo kutabona. Niwe musore nasuye uno munsi, niwe twakiriye mu kiganiro tubimenye. Nagize amatsiko cyane yo kumenya ni gute akora ishusho, ni gute akora tableau ikamera neza ku rwego nabibonyeho. Mwabonye tableau zigaragara mu biganiro nagiye nganira n'abantu mu minsi yashize, muze kugereranya niyo muri kubona kano kanya. Uyu musore numvise ari ngombwa yuko namugaragariza abanyarwanda, twaganira tukareba byitwaye gute. Reka tumuhereze ikaze, twumve icyo atubikiye, twumve icyo aduhishiye. Uraho neza? Muraho neza. Komera. Uribwira abadukurikiye? Amazina yanjye ni Uwukunda Jean de Dieu, ariko nk'uko mwayibonye ku iyi tableau hasi hariho sinyatire yanjye ni Jado Star. Jado Star. Ya. Uwo musore, umugabo? Ndubatse. Murabona ko nambaye n'impeta, mfite umudamu. Nifuje kugusura mu kiganiro tubimenye uno munsi. Yego, urakoze cyane. Ukurikira BTN TV? Ya, ndayikurikira, nkumva ibiganiro mukora. Nkunda no kumva amakuru, buriya nkunda Ndahiro Valence Papi. Ndahiro Valence Papi. Cyane. Wumva wifuza guhura nawe se? Yego, mufite n'igikorwa buriya rigiye nzamutungura one day. Hari akantu, hari uruhisho? Arahishiwe. Nzi ubutumwa bwawe nabwo ndaza kubugeza kuri Papi. Yego. Ukurikira amakuru ya BTN? Yego. Ni byiza cyane. Turagusuye rero uno munsi turagira ngo tugende tuganiramo bukeya. Wakivuga ute? Wakibwira umuntu ute tugendeye kuri ako kazi kawe mu buryo bwagutse ugiye kwisobanurira umuntu? Wakibwira umuntu gute? Jado yavutse 1994 zirindwi z'ukwa kane. Iyo wibutse buriya jenoside nibwo mba nujuje imyaka yanjye. Ntabwo byari byoroshye kuvuka muri icyo gihe. Naje kugira ikibazo cyo kutabona 2018, ndangije kwiga muri Troncome nibwo nari nyirangiza. Maze kwiga ikavumu ibijyanye n'ibyo pano betting, gutera amamodoka. Naje kugira igihe rero njya no kwiga ni Masaka, urumva naje kwitangira icyo kibazo cyo kutabona, njya kwiga ni Masaka gukoresha iriya nkoni yera. Nza no kuhahurira n'umudamu wanjye nawe afite ubumuga bwo kutabona, turi Mariya. Ubu turabana mu nzu. Ibidutunze biva muri ibi nkora, kuba nagize igikorwa runaka nkora. Kuko iyo uteye intambwe cyangwa uri ku gikorwa ugashyiraho umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, Imana ibiguheramo umugisha. Yego. So mu magambo make ndumva Jado ari uwo nguwo. Yego. Ndaza kugusubiza inyuma gato. Warumbwiye ko ngo wagiye kwiga ikavumu, numvisemo ibintu by'imodoka, ni mekanike, ni iki? Ni pano betting, iyo bita debostrage kera niko bayitaga. Kugorora imodoka ugatera irangi. Zino ziba zakoze impanuka n'ibindi nk'ibyo. Ya, ndabizi cyane. Ugatera amastike pirimeri, ababizi barahita babyumva. Yego. Nibyo nari mvuye kwiga ikavumu. Ukibasha kubona? Basha kubona. Ubu winjiye mu igaraje, ibyo ari byose wari ubifite mu maraso, warabifashe neza. Mbere yuko turi buze kwinjira kuri ako kazi kawe k'ubwa artiste bwo gukora tableau, winjiye mu igaraje hari akazi na gato ushobora kuba wakoramo? Yego, yaba ari hano mu Kagera ho gatoya. Ntago nakoze igihe kinini, ariko najyagayo. N'ikavumu narakoze nk'amezi nk'atatu. Ndi mu kigo nanakora, nararangije kwiga. Urumva byo mbiziho cyane, nabikozeho. Ariko ubwo wabasha kubikora ukibasha kureba? Nararebaga icyo gihe hari 2016. Yego. Ubu ku bushobozi ufite nabonye ukoresha inkoni mu kugenda. Nari ndimo nibaza wakinjiramo hari icyo wabasha gukora ku bushobozi usigaranye bwo kurebesha umutima, ibirenge, amaboko? Nakora cyane. Nakora rwose. Bateye iyo mastike nshobora kuyiponsa, kuko buriya gukora n'ibi ngibi ukoresha amaboko. Kandi abazi ibintu bijyanye na debostrage, mfite na certificate yanjye y'ikavumu, abazi bakoresha amaboko kumva ese igikomere cy'iyo modoka kirihe, bakoresha intoki gukabakaba kugira ngo yumve icyo igikomere aho kiri. Guponsa mastike, iyo amaze kuyiponsa ushobora gukoresha intoki ukumva ko ya mastike yawe wayimazeho. So numva ko hagize ungirira icyizere mu igaraje rye, nakora, kandi nakora imbaraga zanjye zose, kandi watanga umusaruro. natanga umusaruro mwiza. Yego.
Ni ikiganiro tubimenye nyine, ni ikiganiro mugezweho ku bufatanye na Eric Tech. Ni Eric Tech nyine ni ikigo gikora iby'ikoranabuhanga, hahandi bashobora kugukorera televiziyo, mudasobwa, ushobora no kuyigurayo. Niba wifuza kwigurira mudasobwa idahenze no kujya muri Eric Tech, cyangwa se niba ufite mudasobwa yangiritse ikaba itakibasha gukora n'ubundi ugiye muri Eric Tech, niho hantu honyine bayigukorera ukaba wizeye neza ko mashine yawe bayikoze neza, aho baguha na garanti kabisa kuri mashine waguze muri Eric Tech. Ndakubwira ko muri Eric Tech bagufitiye n'ishuri rya ECT, Electronic and Computer Technology. Hariya nabwo ugerayo Kimisagara hagati ya station n'isoko, cyangwa uhamagara kuri 0788 33352 bikagenda bimera neza. Aho ni muri Eric Tech. Ku bantu mwakomeje kujya muhamagara muvuga ati nimero ni yihe, niyo ngiyo ugende nawe wige ibijyanye no gukoresha za kamera CCTV zino mukunda kumva zicunga umutekano hirya no hino, nta handi wabyiguretse muri Eric Tech. Turakomeza ikiganiro cyacu. Uyu musore twasuye ni umunyabugeni, nagiye nganira n'abanyabugeni hirya no hino. Nyuma yo kugera kuri uyu nguyu ndatungurwa, ibintu naje gukora gusanga akora ni ibintu bidasanzwe. Ku ruhande muri background murabonamo amafoto atandukanye, harimo ifoto y'umunyamakuru bita Nzeyimana akora ku rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru. Ku ruhande ndahabona umuntu w'umwera, umuzungu, ni umunyamahanga of course, byo ntabwo ari igitangaza, n'andi mashusho atandukanye muri kugenda mubona yakozwe n'uno musore. Twinjire mu kuba, reka tugaruke mu kazi kawe ho gato, wenda turagenda tuvanga byinshi mu byo uzi. Warumbwiye ko wajya mu igaraje ugakora, nako abantu bari kwibaza niba ari byo koko, nako abantu bakeneye kubona uri nko gukora iyo shusho, umuntu utareba buriya ni byinshi umuntu yakibaza. Kugira ngo ukore tableau imwe nk'iyo ndi kubona inyuma yawe y'uwo musore, bigusaba imbaraga zingana iki, bigenda bite? Ntabwo biba byoroshye kubera ko mfite n'ubumuga bwo kutabona, ariko kuko hari icyo mba nshaka kiraho imbaraga zanjye zose n'ubwenge bwanjye, ndigomwa muri make, kuko iyo ushaka ikintu urigomwa. So rero ntabwo njya nkora ku manywa, nkora nijoro, mbasha gukora nijoro kuko nkoresha itoroshi kugira ngo ngire akantu gato mbonaho ku ifoto runaka ndi gukora. Nkoresha itoroshi abantu bacecetse, mu nzu amatara yose ajimije, mu mwijima mbese, niho mbasha kugira ikintu nkora. Urumva no kumviriza, yaba ari ukumviriza amarangi mu mazuru, ntabwo umuntu yaba ari kukuganiriza ngo ujye kumva irangi ubyumve, binsaba ko nyine nta muntu n'umwe uba uri kunderanja, nta n'ibintu byinshi ndi kumva. So rero binsaba imbaraga nyinshi. Amarangi, abantu aya marangi mukoresha naje gusanga rero bamwe mu artiste twagiye tuganira, ni bimwe mu bintu bihenze cyane. Haracyari ikibazo cy'uko mu Rwanda ngo nta nganda zigaragaza iyo marangi. Wowe bigenda biteye ko bisaba ubushobozi kugira ngo uzigondere udukoresho two gushyira muri usohora ibihangano, bica mu zinzira birakorohera ayo marangi ko nari usanga adahendutse? Ntabwo byoroshye, na n'ubu ndakiyeranje kubera ko nta gishoro. Byo natangiye byose nkora byari ukwiyeranja. Nimba mbonye 2,000 ndabibika kugira ngo nzaguremo canvas. Nimba mbonye icyo gihumbi ndakibika kwa ngo nguremo iyo peteroli, nguremo utwo dusumari. Ni ibintu bisaba ibikoresho, ariko kugeza ubu ntago ndabona ubushobozi bwo kubona ibyo bikoresho. Ngenda niyeranja, nkajya nko mu igaraje nkanagura kokeru, nkagura ko gahondo ku tuntu two gupima. Ariko ubundi hari amarangi y'amatibe yabugenewe akora amaportrait, ukaba wakora ifoto y'umuntu ari ikintu gikomeye kizamara igihe gifite grande. Ariko n'ubu ibyo mfite nubwo atari ibikoresho bihambaye, ariko mbasha kubikoresha uko biri mu gihe narabona ubushobozi bwo kubona ibyanyabyo. Yego. Ikindi muntu ashobora kwibaza, kugira ngo ushushanye umuntu nuko umubonye, warumbwiye ati mbasha kuvisualiza ninjoro, cyangwa se kubasha gufokasinga ku ishusho ninjoro. Nk'umuntu uri hanze, ko nabonye harimo ifoto z'abanyamahanga, Yego, bica mu zinzira kugira ngo umukorere tableau ibimeze neza nk'uko ndi kubibona abantu bari kubibona mu mashusho. ni bya navuze ngo icyo ushaka uragiharanira. Ngira kuri WhatsApp umuntu yaba ari nko kure akaba yanyoreza ifoto yiwe, tugakominikana kama ifoto yiwe. Iyo foto rero mbasha kugenda
nimba uri kubona ino foto, hariho ifoto hano, mbasha kugenda nka printinga kano gafoto. Aka gafoto sinakabona gutya, mbasha kugenda nyine mpima akantu gatoya gahwanyije na ka kandi nakubwiye ka nijoro nkoresha, nkagenda duterateranya. Urumva binsaba kubanza nkanayigaho iyo foto, nkayifatira umwanya nkabanza kuyipima. Nibyo navuze nyine bintwara igihe kinini, ariko mu munsi umwe maze kwiga ya foto, mu wundi wa kabiri nshobora kuba natangira gushyiraho igitambaro gutyo gutyo. Ni paritapi. Ifoto nk'iyi y'uyu muzungu nashobora kuba nayikora mu cyumweru n'iminsi nk'itatu. Urumva nubwo mfite ikibazo cyo kutabona, kiramo kwihuta n'imbaraga nyinshi kugira ngo cya gikorwa nyikore mu gihe gito. Ariko hari igihe ifoto iba igoye, irimo nk'ibintu byinshi, nkaba nayikora ibyumweru 2 cyangwa 3 gutyo. Yego. Iyo tekinike ukoresha aka kanya hari abantu benshi badukurikiye, hashobora kuba hari n'abantu bari kwiyumvira BTN TV ariko batabasha kureba ibiri gutambukaho, gusa bifuzaga gukurikira tubimenye, bumve umuntu twaganiriye ibyo ari gutambutsa, uburyo abikoramo. Umuntu ufite ubumuga bwo kuba atareba agatungurwa no kumva aka kanya turi kuganira n'umugabo w'umushushanyi ariko utabasha kugira ikintu na kimwe abasha kubona. Uwo muntu nakibaza ati mwo kabyaramo, uyu muntu ndamugana nyigishe, reka tunyarukire kuri ako kantu ko kuba wafasha abantu kugira icyo bamenya ku bijyanye n'ubwo bugeni. Wenda nicyo nakibaza. Hagati aho ngaho tambuka nta kibazo. Hagati aho ngaho nakibaza, umuntu ashobora kukugana ukamufasha se? Ubwo ndavuga ku bantu muhuje ikibazo cy'ubumuga wenda bwo kutabasha kureba, bigenda bite? Ushobora kubafasha byo byanyuze? Ya, ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona, hari ibindi bintu nkora bijyanye no muri scripture mu biti, mu bintu by'ibumba, kuba umuntu yaba nta kantu na gato abona ariko afite intoki kumva kuba yakorakora icyo kintu. Nimba ari umuntu agiye gushushanya, akaba yabanza akamukorakoraho, akumva amatwi, akumva amaso, akumva izuru, akamukoraho, akaba yakatinga icyo kintu akozeho. Ariko njyewe mfiteho ako kantu nshobora gukoreshaho nijoro gatuma nagira agace gato mbona ku kintu. Ukurikije uko ndi kubyumva neza, hari nk'akagufasha. Ya, harimo akantu kamfasha. Ka kandi nyine umuntu ashobora kuba yakagira ariko ntagakoreshe. Kakaba ari gatoya ariko ntabashe kuba yagakoresha. Ikindi, kuba umuntu yaba nka artiste hari igihe aba afitemo iyo mpano, yaravutse wenda abikora, ntabwo yaba atarigeze anabikoraho na gato ngo abe yabasha kubibasha. Niyo mpamvu biba bigoye nyine cyane. Yego. Uruhande rumwe ngo bisaba impano, wenda wanabyibuka byiga, ariko habanye no ko harimo ako kantu siyo ufite. Yego. Isoko ryanyu rimeze rite rero? Ariko ndaza gutinda cyane kuba bafite ubumuga bwo kutabasha kureba. Isoko ryaba rimeze gute? Se hari abandi bagenzi bawe ufite buje ikibazo ariko bishatse n'ibisubizo nabo no kuvuga ati aho kujya ku muhanda gusaba, harabo ngencaho ku muhanda bateza amaboko, ntago mbagaye kuko siko babihisemo, ahubwo imbaraga zabo niko zarangiye. Muzi rwose kumva ko hari ukuntu ntishimiye uko mubayeho, kuko urya bwitwa ejo rwose ntago nabateruye. Ariko wowe waravuze ati nzazana umugore nanamutunge, simbona ariko azabaho. Niyo mpamvu nibaje ati kubona isoko, kubona abakugurira, kubona abaguha akazi se bigenda bite? Ntihari ukuntu wenda ubona batabyitabira bavuga ati reka reka umuntu utabona se yabakora ibintu bitari byiza byitwaye ibiki? Babanje kutabyumva mbere, ntago babyumvaga neza. Namubwira ati ma avance, akambwira ko mbanza gukora, akambwira ati we banza ukore igikorwa mbanze ndebe, nzakwishyurira rimwe. Ariko natekereze ko muri kwa gukora ndakenera ibyo bikoresho, ndakenera kuba narya mu gihe ndi gukora. Natekereze ko ari transport ndajya gukoresha ngiye kuzana ibyo bikoresho. Ntago babyumvaga, ariko kuri ubu no kuba narashatse umugore, ari icyizere kinini basigaye bangirira, bakabona n'ibikorwa byinshi nagiye nkora, yaba ari kuri Instagram yanjye, bakabibona ko bishoboka.
nsubiye n'inyuma gato ku bandi bafite ubumuga bwo kutabona n'abandi numva ko intego yanjye mfite igikorwa nzakora hibumbiyemo abantu bafite ubumuga yaba ari abatabona wenda udafite akaguru udafite akaboko kuko nababonyemo impano nyinshi nabonye ko bashoboye numva ko ningira amahirwe nkagira icyo ngeraho ngomba gushinga iyo garera ariko ihuriyemo abo bantu bagiye bafite impano zitandukanye yaba ari ukuririmba yaba ari ugucuranga numva ko nzabigeraho inshallah kubera imana yego hari amahugurwa wenda wigeze so ukora nyuma y'aho uhuriye n'ubumuga yo kuba yagufasha gukora iyo tableau neza nabonye ishusho nziza cyane ya King James nziza pe hari amahugurwa wenda wigeze ukora nyuma yo kubijyanye no kuba wanoza ishusho yawe oya ntayo ahubwo uko ngenda nkora nuko ngenda mbikora ngerageza kunonosora cyane igikorwa cyanjye uko natangiye bwa mbere nyitangira ntago byasaga neza ariko ari n'igikorwa ubona ukavuga ati ngomba kugikora neza cyane natanga nk'urugero hari ifoto mfite hano ni papa wacu dukunda Perezida Paul Kagame Excellence mpora nyine numva ko iyi shusho y'agaciro kuri njye mba mvuga ati imana nimfasha nkahura nawe azabona iki gikorwa nakoze mu kwiyakira kwanjye kwa mbere urumva nahumye 2018 iyi foto nayikoze ku itariki biriho nani nyuma mu kwezi kwa gatatu nayikoze mu kwezi kwa munani ariko nicyo gikorwa cya mbere nakoze ariko nashyizemo imbaraga kugira ngo umuntu wese uzabona impamvu niyakiriye ngatangira gukora iki kintu azabihe agaciro abone ko nanashoboye ajya reka no gusuzugura abandi ko bashobora kuba badashoboye ariko iki gikorwa nicyo gikorwa nakoze nangira kwiyakira urareba rumbajije ati ese kunoza ifoto yawe urareba iki gikorwa kiranogeje kandi aricyo kintu natangiriyeho kugira ngo mbashe gukomeza urugendo rwanjye nacyitayeho nakimaze igihe sinaryamaga kuko hari icyo nashaka kuzageraho imana izamfashe mure n'uyu papa kuko ndamukunda cyane aranyesipira cyane kabisa yego kuva wabaho nturabasha guhura nawe ntago ndabasha nko muri nk'ahantu runaka yagiye gusura abaturage oya ntago ndabasha guhura nawe yego ariko ndabyizera cyane ko tuzahura one day it will be yes turi kugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye nyine nari nasuye umusore ukora ibintu by'ubugeni hari abantu bakunda kwibaza se Rugamba kakazi ko gukora ubugeni nyuma yo mbaze kuganira namwe hari abana bahita bavuga ati ko dushaka kwiga gushushanya kumva wenda bifite muri gahunda afite niyo tala ariko akavuga ati nabuze ukuntu nagira ahantu nshobora kubyigira umuntu abonye ikiganiro yifuje kugana Jado ngo amufashe yarafite iyo mpano yego ariko ntazi kunononsora ntazi kunogereza n'ubundi buryo bwari bwo bwose kugira ngo ibintu bigende neza cyane yego byagenda bite Jado umuntu aguhamagaye wamwigisha se byace mu zihe nzira byasabwa iki se arasabwa iki kugira ngo akugane nyine umwigishe watubwire namufasha kuko nanjye nkunda umuntu wakunze ikintu runaka nimba hari ikintu ukunze ugishyiraho imbaraga ugishyiraho ubwenge urigoma ahantu wakakombye kujya uwo munsi kandi ufite icyo ukora urahigoma ukareka nimba wari ufite gutembera n'abantu ushobora kubireka ariko ugakora icyo ugomba gukora muri iki gihe urubyiruko rwinshi rwirukira ku bintu byinshi bidafite agaciro enjoy nyinshi bagata umwanya ku kintu kitamufitiye akamaro ariko aje agata umwanya ku kintu kizamugirira akamaro ejo hazaza numva ko byaba ari byiza cyane byaba ari byiza kurusha hari contact yanjye hari Instagram yanjye aho hose yamvugisha namufasha yego ari nacyo wenda ngira ngo nibaze kugira ngo wenda n'udukurikira ahite yumva igisubizo umuntu wari usanzwe ufite tara yego wari usanzwe yiyumvamo ko
yaba umushushanyi wari usanzwe yumva ko afite imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yego byamusaba igihe kingana iki kugira ngo abashe gukora iyo taburo nk'iyo King James cyangwa se nk'iyo y'uwo mu diaspora uri ku ruhande rwawe? aramutse ari umuntu wabikoraga ushaka kunonosora gushyiramo imbaraga noneho kugira ngo ibintu bye bijye bisa neza, ntabwo byamusaba amezi menshi, amezi 3 ashobora kuba ameze kugera ku rwego rushimishije. Kuri njyewe bitewe n'ibyo namwereka cyangwa n'ibyo n'ukuntu yanyumva, njyewe nshobora kumubwira ariko nari burebe ibintu ari bukore, ariko anyumvirije akanumva ibyo ndi kumubwira, ndazi neza ko amezi 3 yaba amaze kunonosora ibikorwa bye. Yego. Ngira ngo mwe mudukurikire rero mwakundaga kunyandikira, hari abantu benshi bajya banyandikira ati ndamugeraho gute, ndifuza ko nakiga ibyo bintu, ndifuza. Hari abantu benshi nyine mwajya mukunda kubimbaza cyangwa se kubimbwira, nizere ko ari igihe cyiza cyo kuvuga ati uyu muntu mwegereye hari tekiniki nyinshi yanigisha. Buriya aba bantu bafite ibibazo byo kuba batabasha kureba nk'uko twe tuba turi kureba, hari ukuntu ziriya sansi zabo ziba zikora bino bikorwa, ziba zifite umwihariko wo kongera kubisubiramo neza, kubikora neza. Kugira ngo rero ni ibintu byiza. Nimero wari wayitubwiye, wenda yitubwire. Yego, nimero ni 0787 94 26 iyo yayimamagaraho. Indi ya WhatsApp yanjye ni 0788 17 08 580. Iyo ngiyo. Hanyuma Jado, ubana n'ubumuga, mugira amakoperative se wenda bafite ibintu bibazo muhuriramo ku buryo hari uyu support mushobora kubona, byaba bihagaze bite? Kubera ko njye mfite umudamu nawe ntago tubana nabyo, kuko nta muntu ubana n'ubumuga. Navugaga bafite dufite ubumuga, ariko hari amakoperative agiye atandukanye, yaba ari ahantu hatandukanye bagira amatsinda, ariko kubera ko ari bwo twari tukibana, twari tukiyubaka, tukitekerezaho, ntabwo turabasha kubona itsinda turajyamo, naryo turajyamo, and then nta nubwo dufite support. Ubu ibintu byose njye na madamu turikoca kabisa, yaba ari kwishyura iyo nzu, yaba ari uko kurya, yaba ari uko ushaka kwambara, ibyo byose turakihiringa nyine kuri twebwe, turirwanaho. Ariko byo rwose yaba ari muri BDF bashobora kubona ibi bintu ahantu hatandukanye, yaba ari abantu ba supportinga impano runaka, ndazi neza ko babonye ko nshoboye hari icyo bamfasha kugira ngo mbashe no kubona ibyo bikoresho, mbashe kugira icyo nakwigezaho kugira ngo nunge n'umuryango wanjye. So mfite impano kandi mfite courage yo kugira ngo ngire icyo nzigezaho. Wowe ubwawe hari aho ugeze ni buryo gukomanga, wenda ntibahite vuba, cyangwa se imbaraga zo kugira ngo wagera aho kuri BDF waruvuze kuba wagezeho umushinga bakawigaho bakareba uko umeze. Hari ahantu wari wagerageza gukomanga? Sindahageraho kuri BDF, ariko ndi mu rugendo rwo kugira ngo mbagane. Aho nakomanze ni mu kagari, ndazi neza ko gitifu akagari aratuzi, na karitsiye dutuyemo baratuzi, nubwo wenda bataragira ikintu badufasha, ariko ndazi neza ko batuzi. Yego. Okay. Turi kugenda dusatira umusozi w'ikiganiro tubimenye cy'uno munsi. Nari nifuje gusura umusore w'umunyabugeni, ariko we ufite umwihariko wo kuba ari umushushanyi w'umuhanga mwiza cyane uri ku rundi rwego rwose nk'uko nakomeje kubikubwira, ariko ufite ibibazo byo kuba atabasha kubona, cyangwa se no gukoresha intoki, no gukoresha gukoraho ku cyo agiye gukora, no gukoresha abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Ngira ngo murabyumva uko mubigenza. We rero afite umwihariko wo kuba abasha gushushanya neza cyane kandi atabasha kureba. Tugana ku musozo, ikintu nakibaza, abantu babagezeho amarangi yo gukora izo taburo, benshi twaganiriye bambwiye ko ahenze cyane. Abacuruzi n'iki mubabwira ku bijyanye no kuba bagiye babafasha kubona ayo marangi hafi? Ni ibintu bashoramo imari ku buryo bagiye bayazana mwabagurira, byaba bimeze bite? Byaba ari byiza. Nabonye, numvishe ni Bugande barafunguye, akenshi ngewe amatibe bwa mbere nyakura nayaguze i Bugande, ariko arahenze nyine, kugira ngo yabone vuba mu Rwanda ni ibintu biba bitoroshye.
natwe noneho dufite n'ubu bumuga ntabwo biba byoroshye kugira ngo ugeraho ari, ariko bagiye babona ko tuyakeneye batujya batugabanyiriza bakatworohereza muri make kugira ngo tubashe kuyabona ku biciro bitegeye hejuru cyane. Bitajya hejuru cyane, yego. Abantu bafite ubumuga rero bamaze bumva bihebye, bumva ari abo guhora bihishe mu nzu gusa, ubu batubwiye ati nishakiye umugore ndamutunze kandi tumeze neza mu bushobozi bwacu buke, ariko turabana twumva turishimye. Ni ubuhe butumwa ugenera abantu bafite ubumuga bwo bumva bihebye, bumva ko ntacyo bakishoboza, bumva ko ntacyo bageraho? Ni ubuhe butumwa bagenera? Iyo wihebye nibyo navuze, umubabaro uba wihishe inyuma y'ibisubizo. Buriya ubabaye cyane haba hari ibyiza byinshi. Kugira ngo ugere ikintu ugeraho ni uko uba wababaye. Utababaye ntago wabona icyo kintu. So ntago nababwira ngo bakomeze bagume mu gikari. Ikindi nabo babana nabo bibaheza mu gikari ngo bumve ko badashoboye. Barashoboye, ahubwo babaganirize, babegere, bababwiye ati birashoboye, amusorere. Kuko natanga nk'urugero, hari abantu bazima bafite amaso, bafite amaguru, bafite amaboko, ariko batabasha guterura ibase ngo bijyanire muri dushe bakarabe. Kandi hari umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, bwo kutumva, bwo kutavuga, ubasha gufata amazi akijyanira muri dushe, akifurira umwenda, akifurira inkweto, aho yabyanitse akahamenya, ibintu byose akabyikorera. Numva ko nyuma yo gusura n'umusore ariko twibajije hirya no hino uko bigenda, ubundi abantu bafite ibibazo byo kutabasha kubona ni gute bashobora kugira akamaro muri society, yewe nabo bakabigirira bitabaye ngombwa yuko bagomba gusunika umunsi ku wundi, bitabaye ngombwa yuko bagomba gufashwa buri kimwe. Ahangaha naje kwifashisha ingero ebyiri zigaragarira amaso, aho byansabye kwifashisha umuryango wa Lasey ndetse na Taylor bibarutse umwana udafite amaso, ariko mu mabyiruka ye bagaragazaga uburyo bwari bwo bwose bagomba kumutoza ku buryo mu minsi iri imbere haba ibijyanye no kwandika, gukora ubukorikori, ibingibi byose agomba kuzabyigezaho bidasabye umuntu ugomba kumurandata. Ubwo naganiraga none umusore mbere yuko dutangira ikiganiro, yambwiraga yuko ibirenge bye biba bifite imbaraga zo kumva ikintu kiri hafi ye, ikigiye kumugeraho, ikiri kumujya kure, ndetse n'ibiganza bye bifite imbaraga zo gukora ku kintu bikabasha kugitandukanya n'ikindi. Byumvikane neza ko iyo wabitojwe mu butoya n'ubundi ugera mu busaza, ikintu wafashe utagomba kukibagirwa nini na rimwe. Niba warafashe ku noti ya 500 ukaba uzi neza ko utagomba kuyitiranya n'inoti y'igihumbi uko byagenda kose. Mu mashusho mubona hari umwana n'ubundi nawe wahuye na kino kibazo cy'ubuhumyi, aho abagerageza kwegera abana kugira ngo baganire, ariko bakamwamagana kugeza ndetse aguye no mu mazi. Nyuma ababyeyi baje kumubwira yuko nawe ari umuntu nk'uwundi, ndetse babikangurira n'abano bana, aho baje guhita bavumbura yuko kuko uyu nguyu nawe ashobora kuba ari umuntu nk'abandi kandi ashobora kugira akamaro muri society. Nibyo bikenewe. Ku rundi ruhande umwana wa Taylor baba bamuhereza bimwe mu bishushanyo biriho imibare, inyugute ku buryo abyumva akoresheje intoki ze, bityo bikamufasha kugenda amenya byinshi bitandukanye bizamufasha mu hazaza. Ni ikiganiro tubimenye, tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo babigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga, byari byarananiye pe. Nari narirutse ahantu hose narakoresheje, ariko wumve ngo byari byaranze. Gusa aho namenye Eric Tech, ubu ndishimye ntiwabyumva. Muri Eric Tech Limited tubafite ibikoresho byose by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa ngendanwa cyangwa se laptop ishobora guhera ku giciro cy'ibihumbi 120 by'amanyarwanda, ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Dutanga amahugurwa, tukanakira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse n'ibindi. Dusanga aho dukorera Kimisagara hagati y'isoko na station, cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Nimutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe.